gakondo murenge yanjye gakondo yanjye urambagaje gakondo nziza yatureze gakondo yanjye urambagaje tabarwa murenge we tabarwa Rurambe imivira temba imivu yaka. Twigeze kuvuga ku kibazo cy'abaturage b'Imurenge b'Abanyamurenge. Abantu bakivuga ibitekerezo bitandukanye, bamwe bati wenda leta ishobora kubita barwanaho cyangwa se hari ikibazo wenda utamenye ko kimeze. Ejo bundi urabyibuka umupadiri abivugaho avuga ku gace k'iburasirazuba atunga gatoki ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi avuga ati muri kurangara kandi abantu barimo kwicwa bazira ubusa. Bukeye umudepite Nyarugabo ukomoka muri kano gace, umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, nawe atanga ingero z'ahantu bagiye batwika imidugudu bakica abantu bakarya inka imyaka bakararika mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri. Ubu noneho amakuru ariho arimo kuvugwa na societe civile, abaturage barenga 4,000 ubu bari mu mashyamba barimo kubunda babuza amayira, abandi barimo gupfira ku mihanda kubera inzara, abandi barimo guhunga mbese bajyepfa abandi ruguru, abakecuru batemwa, abana bicwa, abagore bicwa batabasha guhunga, baterwa na mayimayi ndetse na Red Tabara ngo inyeshyamba z'abarundi. Kandi ingabo za leta ziri hafi aho zari zimaze iminsi ngo tubarinde umutekano kandi ba generali biryamiye ibukavu. Iki kibazo cy'Abanyamurenge urabona kizarangira gute? Kizarangira bashize, kizarangira ukundi, kizarangira gute? Mbere na mbere ndatekereza yuko ubwicanyi bukorerwa Abanyamurenge bukwiriye kwamaganwa ndetse ku rwego rwo hejuru rimwe na rimwe n'abayobozi b'aka karere, kuko mu by'ukuri sintekereza yuko bikeneye ubundi buhanga kubona yuko ibikorerwa Abanyamurenge bishobora kuzavamo jenoside. Aya mafoto na ejo utaza kujyana ya kera bishobora kuzavamo jenoside. Ikindi cyakabiri nuko wenda uyu munsi wa none nta muntu muri leta ya Kongo ushobora kunyumva, ariko nibatakemura ikibazo cy'Abanyamurenge, nibadakemura ikibazo cy'Abanyamurenge, Abanyamurenge ubwabo bazahaguruka kandi ikibazo cyabo bazagikemura, ariko ntabwo bizagwa neza leta. Ibi ndabisubiza. Hari igihe ukanda umuntu ukagira aho ngaho ukamugeza ku rukuta adashobora kubona ahandi keretse kugaruka akirwana akakugarukana. Rwose ndababwiza ukuri, bya biteye isoni kubona igihugu gifite ingabo nyinshi kidashobora kurinda umutekano hari n'isi umuryango w'abibumbye. Kandi ibi ngibi ubwabyo ni igisebo, shame on UN, kuba badashobora kuba batekereza ko bandira Abanyamurenge umutekano bakaba bicwa umunsi ku wundi, nta n'umuntu wumva, nta n'ijwi na rito muri UN bavuga bati we condemn the Abanyamurenge killing. Ibi ni ibibazo biteye isoni ndetse n'agahinda. Ikindi byanze bikunze Abanyamurenge bazaba bafite justified cause yo kwirwanaho, yo gushyiraho umutwe wo kwirwanaho, kuko ibyo ngibyo ni red line ku muntu wari we wese. Bafite uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe leta itashobora guhaguruka ngo barenge. Ibi rero niba harimo n'abantu bavugana na Perezida Tshisekedi, baba n'abaminisitiri baba n'abandi, ariko this is too much. Ibi rero ntabwo ushobora kubona abantu bicwa nabo nga ubu munsi mushobora kubyita mukavuga ngo namoko asubiranamo. No, ayahise kuko bavuga ngo amoko asubira yahe. Ni inshingano za leta kuvana imitwe yose iteza umutekano muke ku butaka bwayo. Ariyo Red Tabara niba ari abarundi nibasubira i Burundi,
bajye kugundaguranira iwacu niba ari izo nterahamwe niba zirasa cyazitahe cyangwa nazo zitahe. zifatwe zifungwe wa mugabo nibyo ngibyo niba ari abo ngabo mu mayimayi ako ni agatsiko k'abantu bameze nk'ingegera n'abandi ingabo nizikore ibikora byose ariko nibidakorwa ntabwo abanyamurenge bazakomeza gupfa nk'ibimonyo mu fure njye mbona igihe cyararenze bakwiye byanze kwirwanaho bikunze abanyamurenge bazahaguruka kandi bazarwana ku burenganzira bwabo kuko leta itakoze icyo agombaga gukora ntekereza yuko bazaba bafite justified cause yo kuba bahaguruka bakarinda ababyeyi babo bakarinda umutekano w'abaturage babo batigeze barindwa leta itakoze inshingano zayo ntabwo yazikoze kabisa ntekereza ko uyu munsi wa none niba Kongo ishaka amahoro arambye mu burasirazuba byanze bikunze igomba gukemura ikibazo cy'abanyamurenge ahubwo njye uko mbibona igihe cyaranarenze kuko babaze amavilaje imidugudu yatwitswe ukumva imidugudu 20 imidugudu 30 ukava possible ninde ibi bintu nabyo tugomba no kubireba sindumva nibura kuri izi international media hari n'abavuga ngo bazamura ijwi ry'ikibazo cy'abanyamurenge none se sindumva iyi miryango yitwa ko iharanira uburenganzira bwa muntu usibye kwirirwa bakora raporo zicuramye zimwe na zimwe hari uvuga ikibazo cy'abanyamurenge none se ko dufite amahuriro menshi twese ibihugu duhuriyemo na Kongo hari CPGL ntihari CPGL se yo ntabwo yakwiye kubihaguruka ikavuga ariko mu baturage bagize uyu muryango twese turimo harimo ababangamiwe absolutely none se barajyaye nje ndatekereza yuko niba itabikora ngo CPGL nayo irababaringa ni igihe kigeze kugira ngo nibura pressure ize ijye kuri Kongo yego iyumve yuko abanyamurenge ubuzima bwabo bufite agaciro ntabwo abantu bakomeza gupfa nk'ibibonye mu fuko kuko icyambere ntabwo bari buhakane ko ari abanyekongo n'abanyekongo ntabwo bishoboka niba ari umunyekongo se atarindwa umutekano arajya he ubwo ni ugupfa none se bazapfa bashaka ko abantu bashira ntabwo bazatega amaboko ngo bapfe nk'ibibonye ubwo rero nibyanga ibihugu bituranye na Kongo byakwiye kwishyira kuri pressure kawe atariko hari abaturage aho ngo bari mu kuzira ubusa ni mandate ya Kongo niko byarinaniye kugira bene gihugu byarinaniye ariko hera za Beni umanuke za Butembo umanuke za Rucuru abantu barapfa none murenge ho nagashya n'ibindi bintu bidasanzwe never gamble with security kumanywa na nijoro mana twarakubonye izina ryawe rihabwa ishimwe mana kandi n'amazina yagupfukamire turagushimiye kuko utugaburiye muri kino gitondo mana uri imana yasatuye urutare rududubizamwo amazi ngo abantu baranywa bashira inyota bari mu butayu nk'ubu turimo mwami turi ahantu turazungurutswe papa we ariko mana duteze amaboko nimba twaragucumuyeho utubabarire mana kandi ukomeze uturindire ahangaha igitero cyaraje cyaredi tabara gifatikanije na mayimayi bariyunze bose baradutera babanza gutera umuhana wa Rwikubo Kageregeri Kahundwe iyo niyo mihana yahiye hapfa abantu benshi abakecuru bamwe bahiriye mu mazu abandi barabica turahunga Marungu irasha Gitembe irasha Bibangu irasha tuja mu bijojwe niho twari tugize iyinga rimwe ibintu byacu byanyazwe inka zanyazwe ibitungwa byanyazwe twapfushije abana bamara kumubona bara tuvuye gahororo haratwikiwe tuzarera mu nzira none abandi bahira mu nzu abandi bahiriye mu mazu abandi bararigise twarabuze none ki turagenda twangara sinokubwira abantu benshi bapfuye ndabona n'umusaza baje gukurira n'ubu njyewe umugabo n'abana bose bariyo ngiyo turabona turabaye ari inka zagiye ari ibitungwa zagiye ibintu byose ari ibyo mu nzu guhera ku masahani n'amazu yagiye
gakondo murenge yanjye gakondo yanjye urambaraje gakondo nziza yatureze gakondo yanjye urambaraje tabarwa murenge we tabarwa Rurambe mevira temba imivu y'amaraso